Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Tales. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Inkuru yacu turayitangira hano mu gihugu cya Nigeria. Ubwo yari yicaye imbere y'ababyeyi be, umutima wari uri gutera cyane. Yari afite ahangaha gahunda yo kubwira ababyeyi be ibyerekeye umukunzi we Ade. Uyu mukobwa yari yarakunze Ade mu by'ukuri. Yaratangiye ati, papa, mama, hari ikintu cy'ingenzi nshaka kubabwira. Chief Alumu, papa we, yari ari gusoma ikinyamakuru. Arangije ikinyamakuru akimanuraho gatoya, aramwitegereza. Aramubaza ati, mukobwa wanjye, nicyo ushaka kutubwira? Arababwira ati, yazanye n'abamuherekeje kugira ngo aze kubasaba yuko ashobora kuba yanshyingirwa. Muri ako kanya mama we yahise aseka, aravuga ati, ni byiza cyane. Muri ako kanya yahise azunguza umutwe, aravuga ati, mama, ntabwo ari we, izina rye bamwita Ade, uyu ni umuhinzi. Muri ako kanya icyumba cyose cyahise giceceka. Papa we arangije ashyira ikinyamakuru arimo asoma hasi ku meza gake gake, aramwitegereza, aramubaza ngo umuhinzi. Ahangaha ijwi rya papa we ryari rikonje cyane. Aramubaza ati, se ni umuhinzi bwoko ki? Umukobwa aramubwira ati, ahinga amateke ndetse n'imyumbati. Aramubwira ati, papa, uyu ni umugabo mwiza, naramukunze cyane, ndetse uyu mugabo ni umugabo ufite umutima mwiza ndetse ukunda gukora. Muri ako kanya mama yahise asakuza, umugabo w'umukene? Abaza umukobwa ati, wa mukobwa we, waba wataye ubwenge? Aramubwira ati, ntabwo twigeze tukurira university kugira ngo ujye gushyingiranwa n'abagabo b'abahinzi. Umukobwa arabwira ati, nyamara uyu mugabo ndamukunda. Muri ako kanya umukobwa yatangiye kurira. Papa yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, aramubwira ati, urukundo ntabwo rujya rwishyura bills cyangwa se amafagitire. Aramubwira ati, urukundo wa mwana w'umukobwa we ntabwo rujya rwishyura amazu. Uyu mugabo uri kwirukankira azakubabaza, azatuma ubaho nabi. Ntabwo uyu mugabo ashobora kukwitaho. Umwana ni icyubahiro cyinshi. Abwira papa ati, papa, ntabwo amafaranga ari buri kimwe cyose. Papa we n'uburakari bwinshi ati, wiba ikigoryi wa mwana we. Aramubwira ati, wa mwana we, narakoze cyane ndavunika kugira ngo nubake izina ry'umuryango. Ntabwo nzigera ntuma wangiza izina ry'uyu muryango ujya gushyingiranwa n'umuntu utagize icyo ari cyo. Umusaza w'uyu mwana w'umukobwa yari yicaye aho ngaho hafi. Uyu mwana w'umuhungu akaba yitwaga Tayo. Arangije abwira mushiki we ati, sister, ati, nyamara ibi bintu wagombye kubitekerezaho cyane. Mushiki we arangije aramubwira ati, nabitekerejeho cyane. Yaba ati, ngiye nkunda Ade kandi Ade nawe arankunda. Mama aho ngaho yatangiye kurira cyane, atangira kuvuga ati, ese abantu bazavuga ngo iki? Ese inshuti zacu zizabibona gute? Umukobwa wa Chief Alumu kuba agiye gushyingiranwa n'umugabo w'umuhinzi, abantu bazabibona gute? Umwana w'umukobwa aramubwira ati, jye ntabwo nitaye ku byo abantu bazavuga ndetse n'ibyo batekereza. Ahangaha papa yatangiye kurakara cyane, mu burakari bwinshi cyane, ati, nuramuka ushyingiranwe n'uyu mugabo ntabwo uzongera kwitwa umukobwa wanjye, ntabwo uzongera kugaruka muri iyi nzu ukundi. Ahangaha yitegereje mama uko ari kurira, yitegereza musaza we, yitegereza papa we, nuko baramubwira bati, hitamo hagati yacu, umuryango wawe cyangwa se uhitemo Ade. Uyu mwana w'umukobwa arabitegereza, abona ukuntu papa we yarakaye, abona ukuntu mama we ari kurira, abona musaza we ukuntu ababaye. Arangije mu ijwi rituje arababwira ati, ndahitamo Ade. Ahangaha papa we Chief Alumu yahise ahindukira amwerekeza mu mugongo. Arangije aravuga ati, nimba uhisemo Ade, ubwo ngubwo ni nkaho upfuye kuri twebwe. Sohoka mu nzu yanjye nonaha. Abantu 3 bonyine nibo bagiye mu bukwe bw'abangabo uko ari 2. Nta muntu n'umwe wo mu muryango wa wigeze uza mu bukwe. Ubwo papa we yumvaga ko abangabo uko ari 2 bamaze gushyingirwa, uyu mugabo yararakaye cyane. Arangije afata inzira ajya muri square y'iyo quartier yabagamo, azamura ibiganza bye. Arangije abwira buri umwe wese wari aho ngaho ati, guhera uyu munsi nta mukobwa witwa mfite. Ibi ngibi byose yabivuze abantu bose bumva aho ngaho muri village square. Yaba ati, uyu mukobwa yahisemo ubuzima bw'ubukene ndetse ubuzima bw'akababaro.
ntabwo uyu mukobwa mu by'ukuri akiri mu muryango wanjye, ndetse nta muntu n'umwe uzongera kuvuga izina ryo mu muryango wanjye. Enu yaje kujya kubana n'umugabo we Ade mu kazu yabagamo k'ibyondo. Mu by'ukuri akigera muri aka kazu, ubukene bwahise bumuhitinga, ubukene bwahise bumwataka ako kanya. Aka kazu babagamo, iyo imvura yagwaga amazi yatangiraga kugwa mu nzu, bagombaga gufata agasafuriya bakagafata ari babiri kugira ngo amazi ari kumanuka mu gisenge agwe muri aka gasafuriya. Mu by'ukuri uburiri bwabo baryamagaho kari agasambi, nta kamatera bagiraga. Bari bafite agakono kamwe ko gutekeramo, udukombe tubiri ndetse n'udusahane tubiri. Abangaba uko ari babiri, rimwe na rimwe hari igihe bajyaga no mu buriri bakaryama bashonje batariye. Intoki z'uyu mwana w'umukobwa zigize kuba ziri soft, zimeze neza, zatangiye kwangirika kubera guhinga. Ya myenda myiza yambaraga yatangiye kumucikiraho. Rimwe na rimwe uyu mwana w'umukobwa yarirebaga, akireba muri miruwari yari yaramenetse, agatangira kwitekerezaho, akibaza ati se ubuzima bwanjye bwari kuba bumeze gute iyo nza gushyingiranwa n'uwo ababyeyi banjye bantegekaga. Ariko buri gitondo iyo yabyukaga agasanga aryamye iruhande rwa Ade, na buri mugoroba ubwo Ade yabaga avuye mu murima akaza akamusanganira aseka, ibyo byose byahitaga bimwibagiza ibibazo yabaga ari kwibaza muri we. Anu yari abizi neza yuko yahisemo umwanzuro nyawe. Urukundo hagati y'aba ngabo uko ari babiri rwakomeje gukura cyane. Abantu bari batuye aho ngaho ntabwo bigeze bahagarika kubamokinga cyangwa se kubavuga nabi. Iyo Anu yacaga aho ngaho wenda ari nko mu isoko, abagore batangira kuvuga bati nimumurebe uko yabaye, aya yose ni amahitamo ye. Bati ubukene buri kumurya ari muzima. Abagabo nabo babwiraga umugabo we Ade bati wa mugabo we wangije ubuzima bw'uriya mukobwa. Rimwe na rimwe yabaga ari nijoro, Anu yarihereraga akarira ubwo Ade yabaga asinziriye, ariko ntabwo mu by'ukuri yariraga kubera ko ari kwicuza, ahubwo yabaga ari kurizwa n'agahinda ko kuba buri umwe wese yaramurejectinze, buri umwe wese yaramwanze, ndetse n'abo yitaga umuryango we n'inshuti bakaba baramutereranye. Nyuma y'imyaka 3 bamaze gushyingiranwa, haje kuza ikibazo aho ngaho muri village aho bari batuye. Kampani nini cyane ikomeye mu mujyi yaje kugera aho ngaho n'impapuro nyinshi cyane, barimo bavuga yuko bashaka ubwo butaka bari batuyeho. Aha ngaha buri umwe wese wari utuye muri aka kavirage yatangiye kumva abaye confused. Wa mugabo Ade yaje gufata za mpapuro arazitegereza neza, arazisoma. Mu by'ukuri Ade ntabwo yari yarize neza nk'uko bikwiye, ariko ibyo byose yarabyirengagije, afata za mpapuro arazitegereza ndetse agerageza kuzisoma. Uyu mugabo akitegereza izi mpapuro yaje kubona ko hari ikintu kitagenda kuri aya masezerano. Ade arangije azamurijwe ati ubu butaka nubwo abakurambere bacu natwe twavutse tubusanga aha ngaha. Ibi ngibi arimo abibwira abandi bahinzi bari aho ngaho, arabwira ati sogokuru wanjye yavukiye aha ngaha, sogokuru wawe nawe yavukiye aha ngaha. Ibi bipapuro muri kubona aha ngaha ni amabeshyo, ni ibinyoma. Ariko abantu benshi cyane muri aba bari batuye aha ngaha bari bafite ubwoba bwo kurwana cyangwa se guhangana n'iyi kampani nini. Bari bafite ubwoba yuko bashobora gufungwa bakabigwamo. Aha ngaha Ade yaje gukombesinga cyangwa se kuganira n'abandi bagabo 3 babahinzi nkawe, arababwira ati mureke turwanire iki kintu, turwanire ubutabera bwacu. Bahise rero bafata umwanzuro uko bashobora gufata iyi case bakayijyana muri media. Aha bari bizeye yuko hari umuntu byibuze wazumva story yabo akayiha agaciro, ubutabera bugakorwa. Icyumweru cyakurikiyeho Ade ndetse n'abagenzi be 3 bahise bava aho ngaho berekeza mu mujyi, bahise berekeza kuri televiziyo. Ubwo bari bageze aha ngaha, security guard yitegereje Ade abona ko hari ikintu kitagenda neza. Uyu mugade arangije amazi ati se urashaka iki aha ngaha? Ade arangije amubwira ati turashaka kuvugana n'umuntu kubyerekeye village yacu. Ibi ngibi Ade yabivuze yicishije bugufi, nuko umusekretari arangije amubwira ati wakombye kuba ufite appointment. Muri ako kanya Ade ndetse n'inshuti ze batangiye kurebana, nuko Ade arangije amubwira ati nyakubahwa ubutaka bwacu burimo buratwarwa,
turashaka byibuze umuntu ushobora kumva inkuru yacu. Muri ako kanya umusekirite ubwo yari agiye kubasubizayo, ubwo uyu mukobwa w'umunyamakuru ukiri muto witwa Jennifer yasohokaga, arangije arabaza ati ese niki kiri kujya mbere aha ngaha. Nuko umusekirite arangije aramubwira ati aba bahinzi bari kuvuga yuko bashaka kuvuga ku byerekeranye n'ubutaka bwabo buri gutwarwa. Jennifer yarahindukiye yitegereza abagabo uko ari bane, ariko akitegereza amasura yabo yahise atangira kumva agize amatsiko yo kumva ibitekerezo by'aba bagabo. Arangije arabaza ati ese ibi bibazo by'ubutaka ni ibibazo bwoko ki? Nuko Ade arangije yihuse cyane mu magambo make amusobanurira ibyerekeranye n'iyo kampani ishaka kubatwara ubutaka. Wa munyamakuru Jennifer arangije amubwira ati ndumva ibyo bintu ari sawa, numva ibyo bintu biri interested. Arambwira ati dufite iminota 15 kuba dutangiye ikiganiro, ese uriteguye kuba ushobora kubabwira inkuru yawe igihugu? Muri ako kanya Ade umutima watangiye gutera, arangije amubwira ati nditeguye. Mu minota mike cyane Ade ahangara amaze kugera muri studio yicaye imbere ya kamera. Mu by'ukuri Ade ntabwo yari yarigeze na rimwe ajya kuri televiziyo, ubu ngubu bwari ubwa mbere. Intoki ze rirangaza atangiye gutitira, atangira kugiramo ubwoba. Wa munyamakuru Jennifer aramwitegereza abona ko afite ubwoba, aramwongorera amubwira ati wowe ganira n'umutima wawe. Nuko ubwo bari batangiye kuri recording ikiganiro, Ade yitegereje muri kamera neza, atangira kuvuga. Aratangira ati izina ryanjye nitwa Ade Uluwa, ndi umuhinzi nkaba nkomoka muri Umuna Village. Kuva nakura ndetse n'amateka yose nzi, ubu butaka abasukuru n'abasukuruza bacu babuvukiye ndetse babusaziraho, ariko ubu ngubu haje kampani ishaka kudutwarira ubutaka. Iyi kampani yazanye ibipapuro bya feke. Ubwo uyu mugabo yakomezaga kuvuga, ijwi rye ryatangiye gutangira kuba strong, ritangira gukomera. Arangije aravuga ati ndashaka kubaza buri umwe wese uri kunyumva ndetse uri kundeba, ese ibi bintu mu by'ukuri byaba ari byo? Ese ni gute kampani runaka ishobora kwemererwa gutwara ibyo kurya by'abahinzi? Ade muri ako kanya yahise apozingamo gake, atangira gutekereza ku mugore we Anu, ndetse atangira gutekereza ubuzima bari kubamo. Arangije mu gahinda kenshi cyane aravuga ati ubu butaka ni ubuzima bwacu, tudafite ubu butaka ntabwo dushobora kwita ku miryango yacu, ndetse nta nubwo dushobora kubaho. Aba bantu baturutse mu mujyi ndetse bazana ibipapuro bya fake, batekereza yuko turi abakene cyane, ndetse bazi yuko turi injiji tudashobora kubarwanya. Ubu butaka ni ubwacu, ntabwo bagomba kubutwiba. Mu by'ukuri ntabwo twebwe turi kurwanya iterambere, turashaka yuko igihugu cyacu gitera imbere, dushobora kumvikana ndetse tugakorana hamwe. Ubwo iyi interview yari iri kurangira, hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Abantu bose bo muri uwo mujyi batangiye gufata ya magambo wa mugabo yavuze, batangira kuyasharinga ku mbuga zitandukanye. Mu minsi mikeya cyane abantu bageze kuri za miliyoni bari bamaze kubona ya magambo wa mugabo, ndetse batangira gukomentinga, batangira kwandikamo ngo turi gusapotinga umuhinzi, ndetse batangira kwamagana iyo kampani iri gukora ayo marorerwa. Hari umugabo umwe w'umumiliyoneri warebye interview y'uwo mugabo Ade. Uyu mugabo witwaga Senator Akuwo. Uyu mugabo yari umupolitisi kandi uri respected. Uyu musenita yaje gutungurwa ndetse yumva abaye interested ku buhanga bw'uyu mugabo Ade, ndetse yakunze uburyo uno mugabo yari ari kuvuga nta bwoba, ndetse avugana ubwenge bwinshi. Mu byumweru bibiri nyuma y'uko uyu mugabo Ade atanga interview kuri televiziyo, imodoka yaje kugaragara aho ngaho muri ako gacyaro aho yari atuye. Abantu batangiye kuyizenguruka, batangiye kwibaza se iyi modoka ije kureba nde. Nuko umushoferi wari utwaye iyi modoka abaza inzira igana aho Ade atuye. Ubwo rero imodoka yari igeze kuri ka kazu aho wa mugabo yari atuye, Senator yaje gusohokamo. Nuko abayobozi b'aka gacyaro bashatse kumusuhuza. Abangabo bose batekerezaga yuko uyu mugabo Senator aje kureba wa mugabo Chief Alumo. Uyu mugabo arangije arababwira ati ndashaka kuvugana na Ade, ndashaka kuvugana na wa musore w'umuhinzi waje kuvuga kuri televiziyo, wari kuvuga kuri televiziyo. Muri ako kanya bari aho ngaho bose baracecetse.
abandi nabo batangira guseka, batangira kuvuga ati ese ni gute umuntu w'umukire uri class nka gutya aje kureba umuntu w'umukene w'umuhinzi. Muri ako kanya Ade yasohotse mu kazu ke, agisohoka ahise asuhuza uyu mugabo Senator. Wa mugabo Senator arangije amubwira ati musore muto, narebye interview yawe. Aramubwira ati ufite impano yo kuvuga, Nigeria yose ikeneye abantu nkawe. Arangije amubwira ati ndashaka kuguha akazi ukaba mu assistant wanjye. Abantu baho ngaho bose ntago barimo bizera ibyo bari kumva. Bamwe muri bo batangiye guseka, batangira kuvuga bati arimo aramukinisha. Abandi batangira kujurajura hagati yabo, baravuga bati uyu mugabo Senator ari guhitamo nabi, ari gukora amakosa. Ariko Ade arangije yitegereje Anu umugore we. Ade muri ako kanya arangije yahise yemera, arabyemera. Hashize ukwezi kumwe, Ade ndetse na Anu umugore we bavuye aho ngaho kuri ako kavirage berekeza Abuja. Wa musenita yaje kuba kodishiriza apartment yo kubamo, ndetse Ade yahise amushakira ishuri akajya ajya kwiga nimugoroba kugira ngo yongere ubumenyi bwe. Ade ahangaha rero yatangiye akazi ke. Uyu mugabo rero yatangiye kuzenguruka igihugu cyose, atangira kujya ahura n'abahinzi bakiri batoya, ndetse atangira kubigisha, ndetse yumva n'ibibazo byabo. Atangira kuzamura ya porogaramu yo kubafasha kugira ngo ubuhinzi bwabo butere imbere. Uyu mugabo rero yaje kuba umuyobozi mwiza cyane, ndetse wumvikanaga ndetse wakonekitingaga n'urubyiruko bagenzi be. Anu ahangaha yahise abona akazi ko kwigisha ku ishuri. Bwa mbere mu buzima bwabo bari bafite ibyo kurya bihagije ku meza yabo, ndetse bari bafite buri kimwe cyose bifuzaga, ndetse bafite icyizere cy'ahazaza. Ariko nubwo ubuzima bwabo bwari bugenda buba improved, buri kuba neza, bakomeje kuba bari hambo, bakomeza, ntago bigeze bishyira hejuru, ndetse ntago bigeze bibagirwa aho baturutse. Tugarutse mu cyaro, abantu batangiye gucikamo kabiri. Bamwe batangiye kuvuga bati Ade nta muntu urimo, nta kintu kimurimo, nta kintu azatumarira. Abandi nabo bakavuga bati Ade byanze bikunze ni umuntu twizera azatuhagararira. Abandi bakavuga bati oya, Ade nta kintu aricyo, azagaruka no mu cyaro kandi azaza afite ikimwaro cyinshi. Uyu mugabo Ade rero yakomeje gukorana na wa museneta. Uyu musore yaje kwitwara neza cyane, ndetse yari yitayeho cyane mu gufasha abantu b'abakene. Hashize imyaka 2 yonyine, uyu mugabo Ade yaje kuba promoted, aza kuba umuntu ukuriye urubyiruko mu gihugu cyose mu bijyanye no guteza imbere ibijyanye n'ubuhinzi. Uyu mugabo akimara kuba promoted, byatumye agira access ku bandi ba politicians, abandi ba politiciye batangira kujya bamutumira mu manama akomeye, batangira kujya bamwegereza, batangira kujya bamutumira mu manama akomeye, hahandi imyanzuro ikomeye ifatirwa yo guteza igihugu imbere. Igihe rero wa musenita yashatse kwiyamamariza ubu perezida, yaje guhitamo wa musore Ade kugira ngo abe ari we uyobora iyamamazwa rye. Ahangaha yagombaga kumuhagararira mu bijyanye na mobilisation y'urubyiruko. Uyu musore Ade yarabishoboye mu by'ukuri, yatangiye kwiconnectinga n'urubyiruko rwose. Uyu mugabo yaje gufasha Senator kugira ngo atsindire amatora kuba umuperezida. Nuko rero ubwo Senator aramaze gutsinda, nko kumuha igihembo, baje kugira uyu mugabo Ade Commission of Agriculture and Development. Uyu mugabo rero yaje gupromotinga umugabo aza kuba umuntu udasanzwe muri aka gace. Amakuru yaje kugera muri cya cyaro yakomotsemo, ariko kugira ngo ba celebrating cyangwa se babyishimire, abantu benshi batangiye kugira jalousie, batangira kugira ishyari, batangiye kuvuga batese uriya mugabo aratekereza yuko aturenze, ntibeshye turamuzi, tumuzi igihe atari afite ikintu na kimwe. Imyaka 7 nyuma avuye muri iyo village, uyu mugabo Ade yari amaze kuba young respected politician muri Nigeria. Programme ye yari yarafashije abantu benshi cyane b'abahinzi kongera umusaruro wabo, ndetse no guhindura ubuzima bwabo. Nuko nyuma y'icyo gihe, ubwo iri shyaka ryari riri ku butegetsi
byashakaga gushyiraho undi mukandida. Ahangaha bashakaga umukandida ushobora kuba connected n'urubyiruko. Muri ako kanya izina rya Ade yaje kuza kuri list. Uyu mugabo mu by'ukuri yaje gutangira campaign. Uyu mugabo yagendaga avuga urugendo rwe, ukuntu yavuye ku bukene bwe bikarangira agize success. Iyi campaign y'uyu mugabo yari campaign idasanzwe mu mateka ya Nigeria. Urubyiruko rwose muri icyo gihugu rwari ruri inyuma y'umugabo Ade. Abahinzi bari barafashijwe n'uyu mugabo muri ya program yari ashinzwe, nabo ahangaha mu cyaro bari barimo mwamamaza cyane, ariko muri kaka cyaro yaturukagamo reaction yari different, yari itandukanye. Bari bararakaye cyane, ntago biyumvishaga uburyo uriya mugabo Ade agiye kuba perezida. Barimo bavuga bati se nukubera iki, ni gute umugabo w'umukene w'umuhinzi ubu ngubu agiye kuba perezida? Ahangaha batangiye kuorganizinga, batangira gukora amanama atandukanye bahuza abantu kuzatora uyu mugabo Ade. Batangira kuvuga bati Ade yibagiwe aho yaturutse, yibagiwe inkomoko ye, uyu mugabo ntago azadufasha. Uyu mugabo ibyo yitayeho ni ukwempressinga no gushimisha abantu bo mu mujyi. Nuko umunsi w'amatora waje kugera, hahandi muri cya cyaro Ade yaturukagamo, abantu benshi cyane banze gutora uyu mugabo Ade. Ntago biyumvishaga uburyo bashobora gutuma umugabo bamukinze, umugabo basuzuguye, babwiye nabi, batesheje agaciro ashobora kubategeka. Ariko abandi bo mu tundi duce twa Nigeria bari bafite ayandi mahitamo, bahisemo uno mugabo Ade. Uyu mugabo rero Ade yaje gutsinda amatora. Nuko ubwo rero uyu mugabo Ade yaragiye kurahirira kuba perezida. Iruhande rwe hari hahagaze Anu, umugore we. Ahangaha Anu yari first lady wa Nigeria. Uyu mugore yari yambaye ikanzu nziza ya traditional, isa neza cyane ndetse yishimye. Umugabo nawe wari warasuzuguwe n'umuryango we, umugabo wari warabaye mu kazu kava, ndetse umugabo wari wararaye amajoro menshi ashonje. Ahangaha yari umugabo ukomeye ndetse uri respected mu gihugu hose. Nuko amakuru y'uko uyu mugabo yatsindiye kuba perezida yaje gusakara hose mu cyaro. Abantu batangiye guterura uturadiyo twabo, batangira kumva amakuru, batangiye gutungurwa, ntago bari bizeye kumva aya makuru. Mu by'ukuri ntago bimvishaga uburyo wa mukene w'umugabo w'umuhinzi basetse, batesheje agaciro agiye kuba perezida wabo. Wa mugore bari barasuzuguye, baramufashe nabi, bamubwira ko yahisemo nabi. Ubu ngubu yaragiye kuba first lady. Ariko ikibazo cyari gikomeye cyane cyari kiri kuri wa mugabo Chief Alumo, ise wa mukobwa. Wa mugabo yaje kwicara muri silence, yicara acecetse igihe kinini cyane. Umukobwa we yari yarirukanye, yaraciye mu muryango, ndetse yari yarabwiye ngo ni umupfu kuri we. Ahangaha yaragiye kuba first lady. Wa muhinzi w'umukene yari yarasuzuguye, akanga no guhura nawe. Ahangaha yari perezida wa Nigeria. Umugabo yatangiye kwibaza muri bati ese nakoze ibiki? Umugore we yararaho ngaho nawe yicaye mu marira menshi cyane. Yatangiye kubwira umugabo ati twataye umwana wacu w'umukobwa ku busa gusa, twabaye ibigoryi, twabaye intareba kure. Nyuma y'iminsi mikeya Chief Alumo ndetse n'umuryango we baje kwerekeza mu mujyi. Ahangaha bashakaga mu by'ukuri kureba umukobwa wabo Anu, bashakaga gusaba imbabazi, bashakaga kuba bari repairinga amakosa bari barakoze. Nuko ubwo bari bageze ahangaha kuri presidency, Anu yari ari kuganira n'abayobozi batandukanye, abayobozi b'abagore mu gihugu cyose. Nuko umusekirite warangije araza aho yari yicaye, aramwongorera ati papa wari hano arashaka kukubona. Muri ako kanya umutima wa Anu wahise uhagarara. Hari hashize imyaka 10 yose atavugana na papa we. Nuko wa musekirite arangije amubaza ati se nshobora kubabwira yuko uri bize? Nuko Anu arangije afata akanya gato yaratekereza, arangije amubwira ati muzane mu biro byanjye. Ubwo Chief Alumo yari yinjiye mu biro bya first lady, yitonze aramubwira ati papa. Muri ako kanya Chief Alumo arangije arapfukama, aratangira ati mukobwa wanjye mbabarira, naribeshye cyane,
naribeshye mu by'ukuri mbabarira. Nuko arangije aramubwira ati mu by'ukuri nabaye impumyi. Aramubwira ati ntabwo nabashije kubona umugabo mwiza washakaga gushyingirwa. Ntabwo nigeze ntekereza yuko urukundo ndetse n'imyitwarire ari byo by'ingenzi kurusha amafaranga. Anu yitegereje umuryango we imyaka 10 yose y'akababaro n'agahinda, ariko nanone yahise atekereza uko yarabayeho umugore yigize kuba ari we, ndetse arongera atekereza umugore noneho yabaye we ubu ngubu. Arangije aramubwira ati papa haguruka. Aramubwira ati papa ntabwo ngiye ngifite umujinya mu mutima wanjye, muri umuryango wanjye, kandi umuryango ushobora gukora amakosa, ariko nizere yuko mwigiye kuri ibi ngibi. Amezi 6 wa mugabo amaze kuba perezida, Ade yaje gufata umwanzuro wo gukora proje yo guteza imbere icyaro. Umuna village, ya village yari yaravukiyemo niyo yabaye iya mbere, yabaye kuri liste ya mbere. Iyi proje yagombaga kujyana amashanyarazi, amazi meza, amashuri ndetse n'ibitaro, ndetse iyi proje yagombaga guteza imbere ibijyanye n'ubuhinzi. Ibi bikaba byagombaga gufasha abantu b'abahinzi bo muri ako gace kuba basha kugurisha ibihingwa byabo ku giciro cyiza. Ubwo amakuru yarageze muri aka cyaro ka Umunaho uyu mugabo yakomokaga, abantu barishimye cyane ndetse bumva birabarenze. Bakozwe n'isoni batangira kuvuga bati twabaye abasazi, twatumye ishyari ridufunga amaso, rituma tutabona ubwiza bw'umuhungu wacu. Yaratubabariye nubwo twebwe tutari dukwiriye kubabarirwa. Nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi nkuru, mu by'ukuri iyi nkuru tuyigiyemo iki? Ngiye kukubwira iki inkuru yanyigishije. Nizere ko nawe uri bujye muri comment ukambwira icyo yakwigishije. Iyi nkuru ngewe yanyigishije iki? Ntuzigere ujyaginga umuntu ugendeye kuri situation arimo cyangwa se ibyo ari kunyuramo, ahubwo uzamujyaginge ugendeye kuri characters ze, imyitwarire ndetse na dreams cyangwa se intumbero ye. Umugabo w'umukene ubu ngubu ashobora kuba umuyobozi ejo hazaza. Umugabo w'umukire ubu ngubu ashobora kuba umukene ejo hazaza, ariko characters zihoraho iteka ryose. Nshuti bavandimwe, naha dusoreje inkuru yacu. Ngiye nkora inkuru nk'izi ngizi kugira ngo tuzigireho, kugira ngo zigire icyo zihindura mu ntekerezo zacu ndetse no mu myanzuro dufata ya buri munsi. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Nizere ko wakoze subscribe, nizere ko ukanda like, nizere ko ujya muri comment ukambwira icyo inkuru gutegurira zigufasha. Nawe mushyashya ntago nkwibagiwe, ndakwakiriye kuri Behind Walls Tales. Urakaza neza. Icyo wakora kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ninshyiraho iyindi nkuru ujye uhita ubona ubutumwa bugufi. Wakoze guhitamo Behind Walls Tales. Naho utaha. Ciao ciao. Imana ibaha umugisha.